y'isi yaguhaye, amakuru akubwira ngo ntabwo uzabyara, amakuru akubwira ngo ntabwo uzakira, amakuru akubwira ngo ntabwo uzashaka, amakuru akubwira yuko ibyaha bicitse, ayo ni amakuru y'isi. Ayo ngayo ameze nka ya yandi wa muntu yatangaje akavuga ngo abakene ngo Imana ngo irabanga kubera ko barahinukira. Ari igihe uzagenda nawe warangiza ugahita ukubita kuri ako kantu. Ngo amagambo y'ibicana jya umaze iminsi wumva, kabiri yuko abantu batabasha kwegera ahantu Imana iri bakurura amakuru y'isi, ariko abantu bagera ahantu Imana iri bakurura amakuru y'Imana. Tarira bakita sabo, abantu bagera ahantu Imana, abantu bamaze gushinga iminara barangiza bagacomekaho za satelite. Shatse kubabwira ngo abangaba bakurura amakuru, kandi aya makuru bakurura aba yizewe kubera yuko niyo bayagenzuye basanga ari igihe kirekire cya Elisa ari Dotani ngo yakimaze ari ku munara arimo gukurikirana amakuru. Twihuza cyane kugira ngo twisangire Imana. Twasomye ijambo ry'Imana ngo icyo gihe hari mu gihe cy'intambara wabita Benihadadi ngo akazajya yohereza udutero shuma tukajya gutera mu gihugu cya Isiraheli. Ngo arangije aganira n'abagaragu be, Mana ishimwe, ngo aganira n'abagaragu be arangije arababwira ngo nitumara gufata igihugu, nitumara gufata mu mashati mpita nibuka Imana ifata naranze kurekura umugi. Arangije aramfata aranzunguza arambwira ngo numva uko Imana ivugana nanjye. Abivuga mu ijambo rivuga ngo Shekotayi mengrize, ibyanjye biva mu ijuru. Ndangije ndavuga ni ayandi yose ni wandi uyareke, ndatana ijambo bita Shekotayi mengrize. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Anyemereye mukama umwanya wo kugira ngo tuganire. Mana mwijuru duhana umugisha mwinshi. Dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu, igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 6 n'umurongo w'8. Mwihute muhagere, ni page ya 357. Page ya 357. Mwihute muhagere, igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 6 n'umurongo w'8. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe wavuze ngo Imana yereka umugaragu wa Elisa ingabo zo mu ijuru. Imana uyu munsi igira ikintu ikwereka muri aya materaniro. Dusome. Muri iyo minsi umwami w'Abisiriya yarwanaga n'Abisiraheli, maze ajya inama n'abagaragu be aravuga ati, ibunaka niho hazaba urugerero rwanjye. 15. Maze umugaragu uwo muntu w'Imana azinduka kare mu gitondo, arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati, biracitse databuja, turagira dute? 16 aravuze ngo aramusubiza ati, witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore, arareba abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Za ngabo zigezeyo, Elisa yinginga Uwiteka ati, ndakwinginze huma amaso y'izi ngabo. Uwiteka aherako azihuma amaso nk'uko Elisa yasabye. Elisa arazibwira ati, iyi si yo nzira kandi uyu si wo mudugudu, nimunkurikire ndabageza ku muntu mushaka. Nuko azijyana i Samariya. Bageze i Samariya, Elisa arasenga ati, Uwiteka humura amaso y'izi ngabo zirebe. Nuko Uwiteka azihumura amaso zirareba, zigiye kubona
zibona ziri Samariya hagati. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Mana ndagushimiye, ngushimiye kuri Imana ishoboye byose. Ibyo twebwe tudashoboye wowe urabishoboye. Ibyo abagabo bacu badashoboye wowe urabishoboye. Ibyo abagore bacu badashoboye wowe urabishoboye. Ibyo amafamiye adashoboye wowe urabishoboye. Shyirwa hejuru Yesu. Turi imbere yawe nyakubaha Imana, nunyemerere umwanya mutoya cyane urukire kubana natwe. Imbaraga mvajuru zururuke kandi zurukire hano hantu. Umuntu wese waje akeneye kugirirwa neza nawe, Uwiteka Nyiringabo Imana umugirire neza, kandi Uwera wa Isiraheli uwaje abuze amahoro yo mu mutima umuha amahoro yo mu mutima. Uwaje hano hantu yumva ari wowe yiringiyeho ubutabazi, Uwiteka Nyiringabo Imana umubere ubutabazi. Haleluya. Pifazemone wisandabi efozemone wisandos shikaya baya fosima andoze lolaba memone wisa ando wisa. Urakoze cyane Kristo kubera yuko uri hano hantu. Mana nzakani, Mana ikomeye cyane, Mana y'imbaraga nyinshi kandi Mana y'ubutware bwinshi. Turahagarika imbaraga z'abadayimoni, turahagarika imbaraga z'abadayimoni. Abadayimoni baza bagatera abantu mu materaniro bakabateza kwiheba. Abangaba duhagaritse imbaraga zabo. Aya majwi aza yarangiza kongorera abantu akababwira ngo nubwo bari mu rusengero n'ubundi nta kintu bimaze. Aya ngaya turayahagaritse. Duhamagaye imbaraga mvajuru. Haleluya. Duhamagaye imbaraga mvajuru kugira ngo Uwiteka Nyiringabo Imana zize zi etoshika ndoza lola binifa is we tope fozemone we kugira ngo zize nizirangiza zikore twebwe ibyo tutabasha gukora. Urakoze cyane Kristo, urakoze kuko yirurukiye ukarukanya imbaraga nyinshi. Yesu ni wamamare, Yesu ni wamamare, Yesu ni wamamare, Yesu ni wamamare. Muri aya materaniro ni wamamare. Imbaraga zawe ni zamamare. Uwiteka Nyiringabo Imana wivuga nk'umugabo, wivuga nk'intwari muri ino teraniro. Abantu bose bakumve mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Mukanya gatoya cyane ndashaka kubaganiriza ku ijambo rivuga ngo umwuka tunekere atuzanira amakuru. Ndashaka kwibutsa yuko umwuka, haleluya, umuririmbyi aherutse kuririmba arangije aravuga ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka wihoraho. Ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande n'umwuka wihoraho. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Umwuka wera akora imirimo ikomeye, niwo wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Mu gihe ubona ko utagifite urukundo, menya
umwuka akora akazi gakomeye. Haleluya. Umwuka akora akazi gakomeye abamarayika badakora. Umwuka akora akazi gakomeye ibizima bidakora. Umwuka akora akazi gakomeye abakerubi badakora. Umwuka akora akazi gakomeye abaserafi badakora. Umwuka akora akazi gakomeye. Umwuka dukorera akazi gakomeye abo tubyemeranyije. Haleluya. Ndashaka kubabwira ngo inteko igiterana mu ijuru yamara guterana yateraniye kuri Tasiyana ari mu iteraniro. Yamara guterana igaterana umwuka hari. Inama zose umwuka bahari. Haleluya. Iyo bavuze ngo gahunda nukujya gutabara Tasiyana duciye ahangaha, umwuka iwa bari mu kuvatana ubundi rarangira ryari ngo nindangiza nijyanire amakuru. Waba wibereye ahantu bitewe nuko ijuru ryagutekerejeho, umwuka yarangiza inama ihangwa no kurangira, umwuka agahita yazana, agahita avanga umva uko mu ijuru bavuze. Mu ijuru baravuze ngo igihe kirageze kugira ngo bagutabare. Mu ijuru baravuze ngo igihe kirageze kugira ngo bahindure amateka yawe. Umwuka wera akora akazi gakomeye. Arangije aravuga ngo niwe wemeza abantu. Arangije aravuga ngo tugira ubwoba iyo tutakimwumva, twibaza ikintu twakora. Ahangaha Imana yo mu ijuru tugire neza cyane, kandi Imana yo mu ijuru turengere. Reka ne gutinda kuri iyi ndirimbo, nitindira ku ijambo nayo ntego ivuga ngo umwuka tunekere, umwuka tuzanira amakuru. Dusomye amagambo y'Imana mu gitabo cya 2 cy'Abami. Haleluya. Umugabo witasa ngo amaze gutandukana na Eliya, yaravuze ngo ubungu igihe kirageze kugira ngo uwahekwaga yigenze. Arangije aravuga ngo ubungubu ngomba kwishakira iturufu igomba kumbeshaho. Haleluya. Ngomba kwishakira iturufu igomba kumbeshaho kubera ko ntakiri kumwe na Eliya. Ngo arangije agarutse avuye hakurya ya Yorodani, ngo aje arangije ahantu bita Dotani. Arangije ngo atashinga umunara, ngo ashinga umunara. Arangije yesera ibintu. Haleluya. Arangije ngo yeseraho mbese arestara ibintu bigendanye n'iminara. Arangije aravuga ngo ahangaha niho nzajya nkururira amakuru. Igihe kirekire cya Elisa Dotani ngo yakimaze ari ku munara arimo gukurikirana amakuru. Twihuza cyane kugira ngo twisangire Imana. Twasomye ijambo ry'Imana ngo icyo gihe hari mu gihe cy'intambara wabita Benihadadi ngo akazajya yohereza udutero shuma tukajya gutera mu gihugu cya Isiraheli. Ngo arangije aganira n'abagaragu be. Mana ishimwe. Ngo aganira n'abagaragu be. Arangije arababwira ngo nitumara gufata igihugu, nitumara kugifata, twamaze kukigeramo, twafashe amajyaruguru y'igihugu, twafashe amajyepfo y'igihugu, iburasirazuba bw'igihugu n'iburengerazuba bwaryo twagifashe. Arangije ngo arabaganiriza arababwira ngo hari ahantu nzajya ngenda ngira ibyicaro byanjye. Shimiye Imana. Shimiye Imana yuko amakuru yizewe aturutseyo agaragaza yuko bitagikunze. Cyubahiro kwa Yesu. Ndashaka kubibutsa ngo
umwami yabigerageje kenshi cyane. Elisa ngo ahantu yabaga yibereye i Dotani. Ndashaka kubabwira umwuka utajya ukumirwa. Ndashaka kubabwira umwuka utajya ubazwa ibyangombwa. Ndashaka kubabwira umwuka utajya uteza, haleluya, utajya uteza ugeza kuri duwane. Ndashaka kubabwira, haleluya, ndashaka kubabwira umwuka ukora imirimo itangaje. Ujya uzana amakuru yizewe atari amakuru y'isi. Ndashaka kubabwira ngo abantu muri iyi minsi ya none bafite amakuru isi bazanira. Abantu benshi bafite amakuru isi bazanira. Mperutse gusoma akantu, nanjye nayo mbaye umusirimu ngo ngiye ku mbuga nkoranyambaga, ndangije mpita nkubitana n'ikintu umuntu yavuze, kirangije numva kinciye umugongo. Ndavuga aya makuru n'isi ayamuzana. Yateretse ikiganiro arangije aravuga ngo abakene, ntabwo namuvuga muramuzi. Arangije aravuga ngo abakene abangaba ntabwo bane bafite ku Mana. Aya ni amakuru y'isi bene daya, ni amakuru y'isi bayahaye abantu. Aravuga ngo abakene nta mugabane bafite ku Mana. Abakene Imana irabanga. Abakene ntabwo Imana ibemera, n'ikigaragaza yuko itabemera. Arangije avuga ngo abakene banukira Imana. Ndavuga niye data neza numva kinci umugongo, iki nakibonye kinci umugongo. Ndangije nibuka uwo muntu, nese ndeba uwo muntu, murebye mpita mumenya, mpita nibuka nagiye kubwiriza ahantu. Arangije ambwira ijambo rikomeye spirituel. Yarambwiye ngo aya magambo uvugiye ahangaha yusohora ibyiciro mbese ukayavuga mu byiciro. Arangije arambwira ngo ibyo uvuze nibyo, urahita uhibuka. Arambwira ngo ibyo uvuze nibyo, ngo ari kubivuze nabi, ngo ari gufata abantu batize, abantu batize. Ubwo ngubwo Imana hari ahantu yari imukomye. Aravuga ngo ari gufata abantu batize ukabashyira uruhande rumwe, ugafata n'abatarize nabo ukabashyira uruhande rumwe, warangiza buno buhanuzi ukabuba. Nahise mvuga uyu muntu izamuteye sinzi n'ahantu yari akuye telefone yanjye. Ndaje nese numva mbese ibyo nabonye ejo ntabwo byantunguye, ni amakuru isi bayahaye abantu. Arangije aravuga ngo abakene ngo banukire Imana. Yewe data we, nawe wasanga warakabonye nubwo cyashye. Aravuga ngo banukire Imana. Aya ni amakuru isi bayahaye abantu, kubera yuko abantu batabasha kwegera ahantu Imana iri, bakurura amakuru y'isi. Ariko abantu bagera ahantu Imana iri bakurura amakuru y'Imana. Tarira bakita sabo. Abantu bagera ahantu Imana iri, abantu bamaze gushinga iminara, barangiza bagacomekaho za satelite. Shatse kubabwira ngo abangaba bakurura amakuru, kandi amakuru bakurura abayizewe, kubera yuko niyo bayagenzuye basanga ari ukuri. Basanga ari ukuri. Umwami ngo arangije ngo kugeza ubwo yapanze Binadad ngo apanga gahunda y'uburyo agomba kwinjirira igihugu. Ariko ngo muri cyo hari harimo umuntu washinze iminara. Iyi minara ngo niwe yamuherezaga amakuru. Yamara kumuhereza amakuru, yarangiza ngo akayashyira umwami. Umwami ngo yayagenzura agasanga ngo arizewe. Ndashaka kubabwira ngo aya makuru nta kindi kintu cyayazanaga, cyazanywaga n'umwuka. Umwuka yaragendaga agakora ubutasi. Umwuka yamara gukora ubutasi, yarangiza akayazana yizewe. Ndashaka kubabwira ngo umwuka yinjira kuri immigration. Umwuka agaca ku bapolisi adateje visa. Umwuka yarangiza akinjirira igihugu. Yamara kwinjira igihugu, ntiyinjira igihugu gusa, yarangiza akagenda akinjira no muri presidence. Yamara kwinjira muri presidence, yarangiza ninjira muri presidence gusa. Aragenda umwuka, yarangiza agatobora umwana. Yarangiza agahita agenda
hano nkwereke, ngwino hano nkwereke. Umwuka aravise, manuka hepfo hariya. Garukira aho ngaho, hagurutse umuntu ukwegereye. Yes, muhagurutse. Mubwire ngo amagambo y'ibicana ajya umaze iminsi wumva. Kabiri. Ifate gutya sisi, ifate gutya nkubwire. Ifate gutya be, ifate gutya. Kumanyonyo yose. Uvukuri bami vuganye na iyo mwije. Tandoza bala bafasima. Bala birikizamo. Ndimukumvijwe n'imbwa nkubwira ngo Imana ikoze igitangaza gikomeye, imokoza amabere yawe. Izikije ikintu bita uburwayi kandi bikomeye. Tabifaze Imana wica. Manuka gato ufate kuna nkubwire hasi ahagana hasi. Imana irambwa nkubwira ngo ikurinze kubagwa. Utagiye kubya. Kandi Imana yo mu gihugu cyo mwijwe irambwa nkubwira ngo umaze iminsi wumva ibimenyetso by'uburibwe. Imana irambwa nkubwira ngo irakurengeye. Shira ku mutwe nkubwire, fatisha imiganza byawe ku mutwe. Imana irambwa nkubwira ngo irangije ikibazo cy'uburwayi bw'umutwe wawe. Elisa ngo yibanira n'Imana idatane. Imana ishimwe kuko mwaje gushinga iminara ahangaha. Barako ndashaka kubabwira ngo kuba mwaje gushinga iminara ahangaha nimujya kuyishinga ahandi. Ndashaka kubabwira ngo mugiye gutahana amakuru, mugiye kubana amakuru, mugiye kubana ineza y'Imana, mugiye kubana impinduka zituruza ku mugambi w'Imana. Mugiye kubana ineza y'Imana. Elisa ngo arangije. Ngo yabagara aho ngaho idota. Ngo yakururaga amakuru. Haleluya. Umva shinga iminara. Anga kuwa gatanu uzushinga iminara. Kuwa kabiri mwijoro ry'umuru uzushinga iminara. Shaza kubwira ngo uzabana amakuru kandi uzabana amakuru atandukanye n'ayo zitanga. Yatapifoze Imana we. Fosismendos Nechika ya by force. Sipire manuka gato nkwereke. Manuka hariya gato nkwereke. Nkwereke umubyeyi hariya, manuka hariya, manukira ngaho. Garukira ngaho. Inyuma iyo garuka inyuma gatoya. Tambikira muri yo ne urabona umuntu wicaye iruhande rw'umuntu wambaye imyenda y'umuhondo. Komeza hirya aho ngaho. Hagurutse uwo muntu. Mubaze ngo wafashwe ryari. Mubaze ngo wafashwe ryari. Akumbwirira igihe amaze yarafashwe. Amaze imyaka 2 yarafashwe. His Miss Tanas Bible in it Nenevos. Umva ukuntu Imana ivuganye nanjye. Imana irambwa nkubwira ngo hari ibintu. Ngwino wirukanka nkubwire. Banguka. Haleluya. Ndashaka kubabwira ngo nahana amakuru mwayakura. Elisa ngo yari yarashinze imina. Ndashaka kwibutsa igihe kimwe. Murakaka kantu nkababwira.
igihe kimwe bibiri na gatandatu nahenda ahantu mu cyaro abita Ruhashya. Imana irangije ivugana nanjye amagambo akomeye, irangije amakuru araza yizewe atazanywe n'isi. Nenefosisima ahangaha amakuru arangije araza adatazanywe n'isi, atazanywe na Kigali Today, atazanywe n'isi. Arangije araza arambwira nari maze iminsi ndi mu gutereta, kandi mu gutereta nashinja nta rugero. Arangije araza arambwira ngo umva mwana wanjye, ubukwe bwawe buzabera ku rurembo. Ndangije aya makuru ndayacesha. Isi irangije inzanira amakuru, irangije ikazajya imbwira ngo ariko ibi bintu wakira urumva bizasohora. Umuntu nkawe uvuye ku ivarisi y'urumogi ejo bundi, urabona urumva ibyo bintu bizashoboka? Uvuye kuri bafure y'urumogi urumva ibyo bintu bizashoboka? Ayise arangije araza aransanga. 2004 ndashaka kubibutsa, muri iyo myaka no twakubitanya na Sipiriye, yenda hari ubuhamya atajya bayo bitewe n'impamvu z'intuza ye, n'impamvu z'ubwirinzi bwe, ariko nazajya nagira azashyiramo akantu ababwira ati nanjye nabaye kwirembo meze nka Morodekayi. Twakubitanya tuvuye aho ngaho twese. 2007 ndashaka kubibutsa, amakuru nibwo natangiye kubona yuko hari bishoboka ko bizakunda. 2007 ndangije umukobwa twakundanye muteza igikumwe mu murenge, maze kumuteza igikumwe mu murenge ndashaka kubabwira ngo isinzanira amakuru, irambwira ngo ibintu urimo urabona bizashoboka. Ibimbwira nkiri mu cyaro, ayo majwi akaza yabimbwira nkiri mu cyaro. 2008 ndangije mwerekana mu itorero, none amakuru y'isi aragenda arasakara ngo mwerekane mu itorero. Isi iragenda mbese ibinyamakuru mbese ibinyamakuru, isi irangije iragenda itondekanya amakuru. Ntambwe ati nyamara uri umusazi. 2008 irangije irarangira. 2009 bayikubiseho ngo yikubiteho mo n'agacuki k'uyuko buzabera ku rurembo. 2009 igeze nerekanwa 2008 nateye kumwe 2007. Ndangije Imana irangije biranzamuye, izamuye irangije impaye akazi muri restaurant imwe bite Deni Garden, imakazi ko guteka mwabera b'Imana. Ndangije mpita mbona yuko busohoreye ku rurembo. 2009 ubwo ngubwo nkimara nkitangira kugakora, maze gukora amezi agera kuri 3, umukobwa wanjye Sipiriye aramuzi, ni icyuma pe, ni icyuma. Urabizi sinapfundwa n'udusumi tw'inkweto ze, urabizi ntabwo napfundwa n'udusumi tw'inkweto ze, n'ukuri kw'Imana. Kwa 2009 akazi kanjye kaba karahagaze, gahagaze mpita mbona yuko bya bindi byose, bya bindi napanga byose birangiye. Mu cyaro ndashaka kubutsa nayo narasize inzu. Reka neko kavuga, reka neko kavuga Sipiriye, reka neko kavuga kangabo. Mu cyaro nari narasize inzu, nari narubatse, nari narayubatse hejuru y'akabande. Uvuye ku kabande uyigeraho nta metero 20 zari zirimo. Iyi ngiyi nkimara kuyubaka nayubatse maze kugira gute, niwe nayubatse. Amajwi arangije arasanga arambwira ngo uramutse utayubatse ahangaha Babiloni zazakwinjirira, zarangiza zikavumbura ibyo ubamo.
ndangije ndashaka kwibutsa iyi nzu nyubaka narayikorotiriye ahantu hose mbese ahantu hose ndayifunga sigaza idirishya kubera iki nasigaje idirishya numvaga ntakeneye umuntu uzanyinjirira mu buzima kandi mpamvu nasize idirishya numvaga ntaziteza umugore udacoma no numvaga nzashaka umugore urunywa kubera ko n'ubundi nari mbazi barunywa twabanaga nabo ndangije ndayubaka nyisigaho ngaho ndangije akazi kanjye kamaze guhagarara amakuru y'isi arangije araza aransanga arambwira ati rega uzajya kuyibamo kandi ubuke ko nari narakijijwe arangije araza arambwira ati rega uzajya kuyibamo yanganya nayo majwi nkubitana n'umukozi w'Imana bita Hategekimana Daniel nakubitanye nawe mbese filime mbona yizinze mbona gahunda zose zirangiye ariko ndashaka kwibutsa ko twari twarateye igikumwe twarerekanywe mbese umva imyaka yari imaze gucaho dukubitanye nawe iwe habaga yaratunze itimu y'abanyamasengesho yagaburiraga mbese yahaga amavuta yo kwisiga irimo abakobwa n'abasore dukubitanye arangije arambwira ati ngwino ujye mu bandi bana isi irangije inzanira amakuru ntari nahamara n'ukwezi reka naka ngaka nkavuga ubundi twisengera Imana ntari nahamara n'ukwezi nyamukobwa wanjye nawe baramuhagaritse ku kazi bamuhagaritse ku kazi abakubitanye n'umukobwa wabaga kwa Daniel bita Elizabeth si erega ntugaseke kubera ko aya makuru nawe erega uzaje ukubita nurangiza ubahe n'ubuhamya gatoya arangije aramubwira ati ngwino hari ahantu mba kandi hari abandi aba bantu bose n'abantu bari bafite amakuru y'uko ari fiance wanjye arangije araza nawe tubana hahandi isi tuzanira amakuru ndashaka kubutsa ngo nari naremeye inkwano ariko ubwo ngubwo urumva byose byari byararangiye amakuru twari dusigaranye yizewe na yari yaravuzwe n'Imana ivugana natwe irangije tubwira ngo nzabakora ubukwe ku rurembo tuza cyane kugira ngo twisengere Imana yewe data we Bibiri na 10 bayikubisemo 2010 ngo yikubitamo twarashinze iminara mu cyumba kwa Daniel turimo tuyihamagara mu kwezi kwa 7 ndanye ndavana iki n'igisuzuguro ndacyanze tu ngira nyamukobwa namubwaneraga ndi mukubona ni tutiyirwanaho ibintu bitazaba ndangije mfata umwanzuro nzamuka umusozi nta mbese nzamuka umusozi ngiye guhangana n'Imana ngo nzamuka umusozi muko kwa 7 ndangije nzamukana na groupe bita Penuel urayizi ni ahantu hose tuzamukane ndangije ndavuga nti yose narayasenze ansigaje gusenga reka nzamuke mu giti byibuze nyibwire ndyamye kwishami byibuze yapfa kumva ndangije ndayibwira uwo muhanuzi kazi bita Dativa mama Queen ava muri groupe arangije azavuga indimi arangije arazafungira munsi y'igiti nari ndimo arangije avuga indimi nanjye ndayije ndamwihorera ndangije akomeza akinambira munsi ndavanire kamanuke wasanga n'ubundi igiye kumbeshya n'ubundi yamenyereye kumbeshya ndangije manutse arangije baramfasha afata mu mashati mitanibuka Imana ifata naranze kurekura umugi arangije aramfata aranzunguza arambwira ngo numva uko Imana ivugana nanjye abivuga mu ijambo rivangwa shekotayi mengrize ibyanjye biva mu ijuru ndangije ndavuga ni ayandi yose ni wandu yareke ndatana ijambo bita shekotayi mengrize ndangije iri jambo ndaritana ndavuga ni ijambo rigomba kuzaba iry'amateka uwo munsi
nasubiye muri groupe umugabo bita Gikongo leta nyemera kunkoreshereza invitation wabita Silvuri muri Zambia arambwira ati nkwe tuzambara nzaziguha wabita rushaka gukora hirya hariya kwandamaje arangije arambwira ati kosime nzayiguha haleluya ndangije navuye aho ngaho sanga Pastor Ngabije Viateur muri biro ndamubwira nanze igisuzuguriro ongera ndikira ubukwe nabwandi baba bwanditse ubwa kabiri arangije amaze kubwandika shimiye Imana yuko ku itariki 5 z'ukwa kabiri 2011 nyuma y'imyaka 5 nabonye neza y'Imana nyuma y'imyaka 5 nabonye yuko amakuru umuntu yafatiye ku murere nabonye yuko akora Imana irangije dukorera ubukwe ku rurembo ntiwari uhari bwabereye ku rurembo baramerekeza sa ibintu biragenda biba neza ibintu byabaye wane kugeza ku rwego umwuka wamfasha ndi mu haleluya wamfatiye mu ihema ndangije numva ibintu biramfashe nibutse ijambo bitaje ko tayimengize ndangije numva ibintu biramfashe we abantu barangije baraza bambwira ati ave ceceka nta mugeni uhanura ariko mbipfubye byashe ubukwe buraba kuri 16 z'ukwa 11 Imana impigitangaza anyita biva mu ijuru ari Olivier uwo munsi Imana yampaye umwana w'umuhungu ku itariki 16 z'ukwezi kwa 11 ituma umwana w'umuhungu w'imfura mwita biva mu ijuru ari Olivier kwa aravuye mu gitangaza cy'imyaka 5 twari tumaze dutegereje ubukwe Imana yo mu ijuru tugirenza kandi Imana yo mu ijuru turengere akandi nibishoboka nzakaba nitwongera guhura Imana yo mu ijuru bamugisha nimwe ndamuhaguruke dusenge muhaguruke ndashaka kubabwira ngo mwuka bazanira amakuru ngo yakomeje Beni-Hadadi kwandereza Abisirayeli ngo akazajya ahora apanga imipango yo kujya gutera igihugu cya Isiraheli Imana ngo yarangiza ikagenda ikazanira amakuru ari ahantu yarari ngo yarangize amakuru bayagenzura bagasanga niyo Imana ikuzanira amakuru Imana ikura amakuru isi yaguhaye amakuru akubwira ngo ntabwo uzabyara amakuru akubwira ngo ntabwo uzakira amakuru akubwira ngo ntabwo uzashaka amakuru akubwira yuko ibyaha bicitse ayo ni amakuru y'isi ayo ngayo ameze nka yayandi wa muntu yatangaje akavuga ngo abakene ngo Imana ngo irabanga kuko barahinukira ari igihe uzagenda nawe warangiza ugahita ukubita kwa ako kantu ariko navuze n'Imana uyu muntu izamugirire neza warangize abigerageje igihe kirekire agize gute yemwe agerageje igihe kirekire kugira ngo agende ashinga icyicaro muri Isiraheli ndashaka kubabwira ngo Imana irangije irabyanga muri aya materaniro hari ibintu Imana yanze umva byanze natwe Mana muri aya materaniro hari ibintu Imana yanze ku babyeyi hari abantu ibintu hari ibintu Imana yanze ku bagabo hari ibintu Imana yanze hari ibintu Imana yanze ngo yaravuze ngo azashinga icyicaro mu gihugu cya Isiraheli arangije mbese ngo abiganiriza abagaragu ariko ngo abikora Imana ibyumva Imana ngo irangije irabihakana ndashaka kubabwira ngo hari ibintu Imana ihakanye muri aya materaniro ku buzima bwanyu hari ibintu Imana ihakanye Beni-Hadadi umva imigambi ya Beni-Hadadi burijwemo ku buzima bwanyu imigambi ya Beni-Hadadi burijwemo ndashaka kubabwira ngo Imana iburijemo kubera iminara yatangaje amakuru abanzengurutse ngo arangise aravuga ngo ariko ubundi ninde uva muri twe ko turimo gupanga twarangiza bagapangura imipangu yacu Imana ipangura imipangu yabo ku buzima bwa Imana ipangura imipangu yabo abarozi Imana ipangura imipangu yabo abasika Imana ipangura imipangu yabo ibintu byose Imana ibipangura imigambi nimureke mabwire narinzi ko mu cyaro ariho badiha kumbi no mujyi baradiha Imana ikura imigambi y'abadiha ku rugo rwawe
Imana ikuraho abarara bacurika abana bawe. Imana ikuraho imigambi y'abantu barara bababwesha gusa. Imana ikuraho imigambi yabo. Imana ngo ikuraho imigambi ya Beni Hadadi. Imana nikuraho imigambi yabo. Urazi Sipiriye, uzi yuko umudishya arazinduka kare agacunga ngo bamaze gusinzira, yarangiza avanga akaza agahagarara iruhande rw'urugi akarutera umugongo. Barutera umugongo bavuga ngo turamurangiza ntabwo ari buze kurubyukamo. Yarangiza agakora umwuga we. Si udushyimbo tumusaba, si utujumba tumusaba, si udutoki tumusaba, si uturayi tumusaba. Ikintu tumusaba nta kindi, turamusaba ubugingo bwe, turamusaba ubuzima bwe. Yarangiza umurozi agakubita akabono ku rugi akavuga ngo nagiye ntibuzangaruye. Akagenda avuga ngo ntibuzamugarure. Ejo mugahura mu gitondo umeze nka mina yigenza, bitewe n'uko ijuru ryakuzaniye amakuru rikakubwira ngo ntabwo uzapfa uzarama. Bitewe n'uko ijuru ryakuzaniye amakuru rikakubwira ngo uva mwana wacu tuzakurengera hagati y'abarozi, hagati y'abapfumu, hagati y'abadiha. Ndashaka kubabwira ngo Imana igitanga amakuru. Mureke dusenge, ibindi tuzabivuga nitugaruka. Yesu tugirenza kandi Imana mu ijuru turengere cyane. Aho ndashaka kubabwira ngo yaravuze ngo mugende muzana umuntu biterisa utangaza amakuru. Ngo arangije ategura amagare y'intambara. Iby'abanzi bawe Imana ibiburishemo. Iby'abanzi bawe Imana ibiburishemo. Iby'abarozi baguteza mu bikingi by'amarembo Imana ibiburishemo. Ibyo bamva, ibyo wariye Imana ibiburishemo. Umva ibyo bakoherereje Imana ibiburishemo. Uzi yuko bajya babyohereza Imana ikatunyuranya nabyo. Barabyohereza. Burya reka nkubwire baba babyohereje nuko Imana ikunyuranya nabyo neza. Zamukara nkwereke musore, zamukara nkwereke kuri tunyuranya nabyo. Wowe zamukariye ngwino hano. Imana itunyuranya nabyo. Ibihembe ikatunyuranya nabyo. Ibitego ikatunyuranya nabyo. Zanyabingi ikatubisikanya nazo. Byarangiza mugakatanira nabyo mwikoni bikagenda bigatikura igiti. Warangiza wabyuka ugasanga cyumye, kumbe igihembe cyaje gishita mu giti. Warangiza ukarakoka igihembe kikaza kikakura inkoko. Wewe bisikanya. Imana ishimwe kubera yuko tubisikanya nabyo. Ngwarasi ngo yohereza ingabo mu ijuru. Bamenya yuko yohereje ingabo Beni Hadadi. Barangije ngo no bapanga. Dushimiye Imana yuko igidupangira ingabo. Ndashaka kubabwira ngo kuba muhagaze ahangaha nuko mu ijuru babapangiye ingabo. Kuba muhagaze ahangaha nuko hari ibyo umwuka yahumishije. Umwuka agira ibintu ahumisha muri aya materaniro, abihumishe ibimeze nk'ingabo za Beni Hadadi. Umwuka nabihumishe nimurangiza mu biyobora. Uyu munsi hari ibintu mwebwe muyobora bitewe n'uko umwuka abihumishije. Ubundi byakabaye byarabarangije. Tugiye kwinginga Imana tubibwire ngo Mana umwuka natuzanira amakuru. Isi yatuzaniye amakuru atizewe. Isi yatuzaniye amakuru atubwira ngo turapfuye turashize. Isi yatuzaniye amakuru atubwira ngo ni iminsi mike tukimuka muri Kigali. Isi yatuzaniye amakuru atubwira ngo abana barapfuye barashize. Isi yatuzaniye amakuru atubwira ngo turapfakaye. Isi yatuzaniye amakuru atubwira ngo tubaye inzererezi. Ariko tugiye kubwira Imana, tugiye gutuma umwuka agenda atuzanira amakuru yizewe. Umwuka yazanye amakuru yizewe, azana amakuru avuga ngo baho no mu buzima bubeho, no mu ntambara ubeho, no mu makuba ubeho. Ngo zigezeyo kwa Elisa ngo ziyasanga Gehazi. Gehazi utari ufite amavuta y'umwuka wera, Gehazi utari ufite umwuka wera, Gehazi utari ufite umwuka umuneke. Abantu
basigaranye umwuka umeze nk'uwa Gihazi. Umwuka wa Gihazi ni ubutantege. Umwuka wa Gihazi ni umwuka uvuga ngo ntabwo bizashoboka. Imana idukureho umwuka wa Gihazi. Imana ibakureho umwuka wa Gihazi. Ukubwira ngo ugiye gusohoka muri Kigali bwerabwere, uyu mwuka ni uwa Gihazi. Uyu mwuka ni uwa Gihazi ukubwira ngo ibyawe birarangiye. Umwuka ukubwira ngo urapfakaye ni umwuka wa Gihazi. Umwuka ukubwira ngo biracitse ni umwuka wa Gihazi. Umwuka ukubwira ngo diplome yawe nta kazi izabona ni umwuka wa Gihazi. Imana itwirukanira umwuka wa Gihazi. Umwuka atuzanira amakuru yizewe, atubwira ngo naho turi naho twapfa, tuzi ko dukundwa n'Uwiteka, turi amahoro, tugiye kwinginga Imana. Komera Imana mu mashyi nimba wumva ukeneye ko umwuka kunekera. Araziyobora azijyana mu kigo cya gisirikare Samariya. Azigeje arangiza abwira Uwiteka ngo zihumura amaso. Azihumuye amaso ngo zigiye kubona zibona na Elisa bari kumwe. Reka bakumenye. Reka bavuga ko upfuye rubi bakumenye. Reka bavuga ko bitazashoboka bakubone. Reka bavuga ko bitazemera bibona byemeye. Reka babivugaga babone neza y'Imana. Abavugaga yuko nta kintu uzageraho. Abavuga ko uzapfura umutindi. Reka babone neza y'Imana. Reka abantu babivuze babone neza y'Imana. Reka abantu bavuze yuko abana bawe bataziga babone neza y'Imana. Bize baminusha ngo bagejejeyo ngo arabwira Imana ngo nizihumura amaso, ngo izihumuye amaso ngo zihita zibona yuko ziri kumwe na Elisa. Ngo umwami ashaka kuzica, ariko ngo abanza kugisha inama Elisa, ko yakora Elisa niwe wari ufite ubutware bwose. Ndashaka kubabwira mwa abantu b'Imana, ntimugapfe kugisha inama abantu bose mubonye. Imana niguha umuntu wayo, ugomba kuzajya ugisha inama. Dusenge. Mana zakani, Imana ikomeye cyane, turi imbere yawe nyakubahwa Imana. Abantu bafite amakuru mabi, abantu bafite amakuru bazaniwe n'umwuka wa Gihazi, abantu bafite umwuka w'amakuru y'umwuka wa biracitse, abantu bafite amakuru y'umwuka babwiye ngo ntabwo bizashoboka, ariko nunyemerera umwuka agenda banekere. Nabazanira amakuru, umwuka najagajage, narangiza abazanira amakuru yizewe, abazanira amakuru ababwira yuko bishoboka, abazanira amakuru umwuka abazanira amakuru ababwira yuko ibyapfuye bizutse. Mureke mbabwire bene data, mwino teraniro umwuka w'Imana avuze yuko azuriyemwe abantu batatu bari bageze kuri etape yo gupfa. Imana ikwegeye kane cyapfa, Imana ikwegeye kane cyapfa, Imana ikwegeye kane cyapfa, Imana ikwegeye kane cyapfa. Kubuzima Imana ikwegeye kane cyapfa. Imana itanze ubuzima mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Nyemera umwuka akomeza atuzanira amakuru, atuzanira amakuru muri karitsiye dutuyemo, atuzanira amakuru yizewe. Uwera wa Isiraheli, turagushimiye kwa kumwuka wera, bitewe n'iminara abantu bagiye gushinga, agiye kutuzanira amakuru. Haguruka ku maguru yawe yombi, haguruka ku maguru yawe yombi, winginga Imana, wibwire ngo nkeneye amakuru yizewe. Inginga Imana, wibwire ngo ahantu niho nashinze iminara, nzanira amakuru yizewe. Yibwire ngo za satelite zanjye niho zikorera, yibwire ngo nkeneye amakuru yizewe. Mana nziza kandi Imana ikomeye cyane, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ishoboye. Turi imbere yawe Uwiteka Nyiringabo Imana, turirukana umwuka wa ntibishoboka mu izina rya Yesu. Turirukana umwuka ubwira abantu ngo biracitse mu izina. Duhamagaye imbaraga z'Imana kugira ngo zikore. Tukuramburiye amaboko, ababyeyi baguhaye impundu, nushirwe hejuru, tugukomeye mu mashyi. Komera
komera Imana mu mashyi menshi cyane, abandi tuyivugiriza impundu, twese duhagaze dutera haleluya 7, tubwira Imana ngo Mana turagushimiye kubera kutuzaniye amakuru, tubwira Imana ngo turagushimiye kubera yuko hari ibyo ushizeho, tubwira Imana ngo turagushimiye kubera kudukijije umwuka w'Abasiriya. 2 gatatu cyane 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 cyane, komera Imana mu mashyi. Mana yo mu ijuru nibaha umugisha mwinshi, umwuka banekera bazanira amakuru yizewe. Amen. Nimumuvugirize